turishimye cyane ahubwo reka tuyihe impundu uyu ni Bernadette Mukayijyaho warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ugaragaza ibyishimo yatewe no kongera kugabirwa inka nyuma y'uko iyo yari yaragabiwe ipfuye. Kimwe na bagenzi be bagabiwe na Diyoseze Gatolika ya Cyangugu barishimira kongera kunywa ku mata no kubona ifumbire. Turishimye cyane ahubwo reka tuyihe impundu baraduhaye mbere irapfa ntayo twari tugifite. Ndayishimiye cyane, nzayiragira neza, nzajya nyahirira cyane rwose, izamera neza. Usanzwe ukunda amata? Ndayakunda cyane. Ahubwo ubwo nari mfite n'umusaza nyine warwaye, abonye amata, azabona amata kubera Imana. Turishimye cyane cyane, dushimiye Imana kandi dushimiye Kiliziya yacu Gatolika, dushimiye umubyeyi wacu, ababyeyi badutekerejeho tutari tubizi, tutari tubyiteguye, ubu byadutunguye cyane, turishimye cyane. Nyine aho babitubwiriye ntabwo mbere twari tubizi, ariko babitugejejeho nyine duhita none tuza, none rero turayitahanye. Turishimye cyane, dusabye umugisha Kiliziya yacu, tuzakomeza gusenga, tuzakomeza kwishima, tuzaha n'abandi ku mata. Ni ukuri ntacyo twavuga kindi, Imana ibaha umugisha. Kuyitaho nyahirira, nyivuza, nyifata neza ku buryo ngomba kwibyaza umusaruro, ikanyororokera nanjye nkoroza abandi. N'abana bakabona amata n'agafumbire tugahinga tukarushaho kweza, tukeza kurenza ibyo twahiga tweza kuko tubonye ifumbire. Yagoranaga nyine ubwo yo nagiraga amerwa nko muri sizo yo guhinga nk'ibigori n'iki byose, nabona nk'ibihumbi 10 cyangwa 20, byasaga ko baza nkuraho nk'ibihumbi 10 hagura agafumbire kugira n'ubundi abana bazabasha kubona ikigori batagiye mu kw'abandi. None ndashimye, ari amata ndayabonye, ari ifumbire ndayibonye, ubwo nakubwiye ngo nshimye Imana, nkashima na leta nziza yacu y'ubumwe itureberera. Nyuma ya jenoside hari umuntu wandagije akamasa kugira ngo mbone agafumbire, aza kukigurisha nta yandi nkuyeho n'iki byose. Nyuma yaho nta yindi nka nongeye korora, inka ngiye korora ni ngiyi, ayo mpamvu nishimye cyane. Mu butumwa bw'umwepiskopi wa Diyoseze Gatolika ya Cyangugu, Musenyeri Edouard Sinayobye aributsa abakristo ko bagomba kwegera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kandi bakababa hafi, babafasha mu buryo bunyuranye. Anaheraho avuga ko amata ari ikimenyetso cy'ubuzima bwiza. Muri iki gihe imiryango y'abakristo mu maparuwase yabyiteguye, arimo abo tweretswe ni n'urwego na Ibuka n'umurenge bubakiye, kandi n'umuryango w'abakristo wabikoze kugira ngo n'abababona babikora batore uwo muco wo kubakira no gukora ndetse imirimo yo kubakira abacitse ku icumu babikeneye. Hanyuma hari n'ikimenyetso cy'amata. Nta kindi kintu mu muco wacu kandi uhuye n'ivanjiri twabona nk'ikimenyetso cyo kwifuriza abacitse ku icumu kugira ubuzima bwiza. Inka 10 zizakamirwa abarokotse niba bafite urubyaro n'abaturanyi n'inshuti. Tuyifuza ko icyo kimenyetso cya Kiliziya cyabagera ku mutima, bakumva ko Kiliziya ari umuryango wabo, bakumva ko Kiliziya ari umubyeyi wabo, bakumva ko Kiliziya yifuza kubahora hafi. Muri iyi minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Diyoseze Gatolika ya Cyangugu ibinyujije muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro yagabiye inka imiryango 10 yo mu maparuwasi atandukanye, ndetse ikaba inateganya kubakira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi 2 bo mu turere twa Rusizi na Nyamasheke. Ibi bikaba ari bimwe mu bikorwa byiyongera ku bindi by'isanamutima no gukira ibikomere bikorerwa hirya no hino mu maparuwasi yayo. Theophile Ngendahimana, Radio Maria Rwanda, muri Diyoseze ya Cyangugu.